Once again nanone bantu banjye mu ijoro ryakeye mwaraye mubonye ibintu byabereye i Nyagatare. Bruce Melody ndetse na The Ben hari Nyagatare umuriro wari watse mu masaha yo mu saa 8 umunsi kwa gatandatu. Ubwo nejo nyine mwagiye mubona imodoka zavuye i Kigali, izindi zaraye i Kigali cyangwa se zindi zerekeza mu karere ka Nyagatare bagiye kureba cyangwa se bagiye gushigikira abakunzi babo. Abasitari bagiye batandukanye mwagiye mubabona ku mbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye bavuga bati tugiye gushigikira. Ariko nanone hari akandi gashya kabayemo, uwitwa Pirate twe tuzi kafunzwe, twagiye kubona tubona arahurudutse nk'iyagatera arongera arabiyogoje hari Nyagatare. Abantu batangira kwishima abakunzi ba Bruce Melody bavuga bati ubwo Pirate aje noneho tugiye kwatwika hashe. Gusa ikintu gitangaje, The Ben hariya ni mu karere k'iwabo, ni akarere yavukiyemo agakuriramo, atangira kuba icyamamare birangira agiye mu mujyi wa Kigali. Yari yasubiye ku ivuko mu myambaro igiye itandukanye. Rero mwagiye mubona yari yambaye imyambaro ya gakondo, yari afite inkoni kuri stage. Mwabonye ko byari ibintu byiza cyane. Gusa nanone ikintu gitangaje utaruzi nuko hariya muri kiriya gitaramo bafana ba The Ben n'abandi bantu bagiye batandukanye, The Ben akiva ku rubyiniro bahise batangira gutaha wabareyo. Batashye wabareyo, hanyuma Bruce Melody asigarana n'abakunzi be gusa. Abandi bari bamaze gusohoka muri stade bitahiye. Gusa ikindi kintu gitangaje utaruzi hari ahantu nuko ubwitabire bwari bwinshi cyane, abantu bari bakubise buzuye, amatara yakaga ukabona n'urushinge ruguye ntago wabona uko rutoragura, ntago wakunama ngo ujye hasi. Telefoni yawe iguye kwari kuyifata ukayikomeza kuko iramutse iguye hasi ntiwayitoragura, ntiwari kubona uko uyitoragura pe. Abantu barora urujya n'uruza benshi cyane, ba Supermanager mwababonye, ba Danizo mwababonye, uwitwa Kagarara ku rubyiniro ari kumwe na The Ben. The Ben yagezeho kubera ibyishimo byinshi aramuterura amushyira ku kaboko, hanyuma abyina indirimbo ari kumwe nawe amufite ku kaboko. Ngira ngo The Ben yaririmbye za ndirimbo za kera cyane, abantu kabona bose bagiye mu bicu, amatara bayacanye. Ariko nanone abandi bantu nanone ukagenda wumva bari kuririmba izi ndirimbo za The Ben nubwo zimaze imyaka myinshi cyane, ni indirimbo za kera cyane. Abantu ubona bazishimiye cyane cyane. Urubyiruko hariya bari bakubise buzuye mu mihanda yose, bari bahuzuye. Amajwi yari Tiger B yari yabaye Tiger B muri iriya mihanda. Abandi bantu bari kugenda baza ari benshi cyane, imodoka bazishize ku ruhande. Hanyuma abakunzi ndetse n'abafana bibi byamamare bigiye bitandukanye bari hariya. Reka nkwereke ukuntu ibintu byari byifashe ubwo igitaramo cyatangiraga. Nk'uko bisanzwe rero Kitoko niwe wabanje ku rubyiniro, nabonye ari gukora sound check, arangije kuzikora nyine aratangira. Gusa abantu ko bagendaga baza gake ahari bari babipanze ko igihe The Ben ari bugire ku rubyiniro ibintu biraza gucimaka. The Ben akigera ku rubyiniro abantu bagiye kubona barahuriye ari benshi cyane, barasiribuye. Umuriro uraka, umuriro watse mu karere ka Nyagatare. Ibyishimo byari byinshi cyane bitewe n'abantu bari bagiye bahari bavuga bati ijwi ari The Ben. Ukibaza uti Bruce Melody byari byagenze bite? Kabafana be bari bazi miko bari bacicetse. Nubwo Bruce Melody yagiye kuri stage wabonaga ko abantu batishimye cyane nkuko The Ben bari bishimye. The Ben yaririmbaga ukabona bazamuye udutarabo twanditseho Tiger B, ariko abafana ba Bruce Melody ntago bari bishimye cyane. Numbaza ikintu cyabiteye, ariko nyine bigaragara ko nyine The Ben yari yageze ku ivuko. The Ben yari ari ku ivuko, niyo mpamvu hari abantu bamufannye cyane bakagera kuri Bruce Melody batangiye gucika intege. Abenshi batabamo no guhita bitahira bajya kwiryamira, bajya kwiruhukira, kuko ibyabereye Nyagatare byo karagaho mu munwa, karagashya kuri The Ben wari umaze igihe adasubira ku ivuko. Ariko hari ngira The Ben sinzi ikintu yahaye abantu, we na famiye yiwe usanga irimo gushyirwa mu majwi. Atari The Ben ni Pamela, atari Pamela ni Ben.
hari The Ben azajya afata umuryango we ahantu agiye gukora igitaramo ajyane n'umuryango we, kubera ko abantu usanga bari gushyira mu majwi ni The Ben ni Pamela, mbese amagambo ari ayo ngayo gusa ibi ntibyabujije gutuma nyine The Ben ahacyana umuco. Indirimbo ye nakubonye yarebwe n'abantu benshi cyane bishimye cyane, iyo Mana dusenga irakomeye. Iyi ndirimbo ni indirimbo yise Thank You. Indirimbo yifatanyije na Tom Close. Indirimbo rero yishimiwe n'abantu benshi cyane bwo bayishyiragamo, hanyuma The Ben akayiririmba. Wabonaga ko abantu bagiye mu bicu bakaririmba cyane bitewe n'ibyamamare rero byari byasorekanye n'uyu muhanzi. Numiwe nanjye nabonye Clapton Kibonke yambaye bote yaserukanye na The Ben yagiye kumushyigikira. Clapton Kibonke, abahanzi bagiye batandukanye mwabonye. Nanone kandi umuhanzi wari hari ku rubyiniro mwamubonye se, uyu nguyu yitwa Khalfan Govinda, nawe yarari ku rubyiniro yafashe The Ben kuririmba Thank You. Ibi nari bicika cyane. Ndagira mbabwire ko rero ubu iriya tuwa igiye gukomereza hariya mu karere ka Bugesera i Nyamata. Ab'inyamata muratumiwe muri benshi cyane, nabwo muzerekana urukundo rwinshi rwanyu hariya muri karere nyine. Reka twingiye turebe ko The Ben azongera kwatambukana umucyo. Ese wowe warebye kiriya gitaramo iriya tuwa uko byagenze? The Ben murabizi ibintu yakoreye hariya mu karere ka Musanze yaruhije Bruce Melody. Nanone hariya mu karere ka Nyagatare ibintu byabaye rucika, induru zikomeje kuvuga. Gusa turacyasesengura nyine turebe ese ninde warushije undi muri bari abahanzi. Ariko The Ben bigaragara byo ari hejuru cyane ya Bruce Melody. Ntabwo natinya kubivuga, The Ben yarari hejuru cyane ya Bruce Melody, kuko ugiye no kureba mu imihanda yabaga yakwiye, abantu bose baga bari kureba uwitwa The Ben. Nubwo Supermanager nawe yageze akabiyogoza, ariko The Ben arabafite. Supermanager nawe wagiraga ngo agiye gukoresha igitaramo, kubera abantu nabonye bamushagari benshi cyane barimo bamushyira mu majwi. Ariko uyu nanone Supermanager bivuze ngo warushigikiye Supermanager yarashigikiye The Ben. The Ben akunzwe n'uyu Supermanager wagwana. Ngaho nguko rero byabereye mu karere ka Nyagatare byo byari urucabana, byari bicika. Abantu bari urujya n'uruza, abantu bari bashyigikiye The Ben, abantu bari bashyigikiye Bruce Melody. Abo bose baje nyine mu myambaro yabo, amarange bisize, abandi bafite amadarapo bavuga bati reka tubashigikire, reka dushake ibyishimo byacu, hanyuma dushigikire n'abahanzi bacu. The Ben uvuka hariya mu karere ka Nyagatare yari yasubiye ku ivuko, abantu nabo bamwereka urukundo. Ngaho nguko rero ibera ku mbuga nkoranyambaga byo ntituzabivuga tuzabirangize. Iyi ni Nsave Empire. Ndagushimira rero udahwema gukurikira ibiganiro ndetse n'amakuru tugenda tukugezaho uko bukeye nuko bweje, kandi ngashimira umuntu wese wakanze kuri buto subscribe. Nibyo agaciro kenshi, nawe utarayikanda ndagusaba kandi kuri buta subscribe kugira ngo inkuru nk'izi zitazajya zigucika. Komeza kugira ibihe byiza kandi ugubwe neza. Ndagushimiye.